Ninde uyobora isi? Ikibazo ndagisubiramo. Ninde uyobora iyi si dutuyeho? Ngo amasegonda make yo gutekereza ku gisubizo. Okay. Hari abasubije ngo ni Imana, ni Satani. Abandi bati ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntangiye gutekereza ibisubizo byanyu nyine. Abandi mutekereje ibintu byinshi bigiye binyuranye, gusa mwese ibyo mutekereje nibyo. Uwo utekereje wese yanayobora isi koko. Ariko se mu buhe buryo? Ikibazo nuko ibisubizo kuri iki kibazo bishobora gutandukana cyane kandi bikanyurana. Ubwo rero twavuga yuko se isi iyobowe n'abantu benshi, ahubwo se twavuga yuko ari umuntu cyangwa ari ikintu. Mu bigaragara inyuma, za leta z'ibihugu nizo zifite uruhare runini mu cyo twita ubutegetsi. Uko imipaka ikase, uko abaturage bagabanyije ku butaka bw'isi, ibihugu n'uturere, ubutegetsi bushingiye ku mbibi n'ibyerekezo twagenekereza nka geopolitike. Ibyo ngibyo bikorwa n'abategetsi tubonesha amaso. Ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi nubwo ibisobanuro by'amagambo yombi usanga rimwe na rimwe mu ngiro bitanatandukanye cyane. Ariko se koko abategetsi ba za leta n'ibihugu nibo bayobora iyi si? Mu bihe bitandukanye twagiye tubona ibihugu byaduka, nyuma bikazimira. Ubugereki, Babuloni, Roma, Misiri, Ubufaransa, Ubwongereza, uyu munsi twavuga wenda Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'ibindi. Ariko se koko aba bagiye bagira uruhare rukomeye ku bintu bikomeye nanone tuzi byabaye ku mubumbe mu bihe bitandukanye. Isi igizwe n'impande ebyiri, yaraje irahinda ariko irahita. Abo ku ruhande rw'amatwara ya gikapitaliste bahangana n'abasosialiste byaraje ariko birashira. Uburayi bwategetse ahantu hanini cyane ku isi. Ubuhangange bwabwo butangira kugabanuka mu kinyejana cya 19. Igihe cy'ubukoroni cyaraje, nabwo isi ihinduka uko itari imeze mbere. Ndebera nawe uko imbuga nkoranyambaga zitwaza abantu igitugu. Ndebera uburyo internet yahinduye ubuzima bw'abantu kugeza ubwo umuntu utayikoresha ahinduka umuntu udasobanutse cyangwa umuntu utazi ibintu. Ndakubwiza ukuri ko hari umutetsi uzi gukoresha internet yakenerwa cyane kurusha umutetsi kabuhariwe utazi kuyikoresha. Ni muri ibi bihe tugezemo. Reba ukuntu umuntu muziranye w'umukire ashobora kumara amezi menshi utaramubonana amafaranga menshi mu ntoki kandi ayatunze kuri telefone ye. Ariya nta nubwo burya bayita amafaranga, babyita le digital. Mu by'ukuri si amafaranga afite, kuko muri telefone urabyumva ko hatajya amafaranga. Amafaranga arunze mu masanduku y'amabanki cyangwa se ahandi, maze banki irunze ibyo bifaranga, we kuri telefone yawe ikaguha ibyitwa digits, imibare ugendana. Iyo mibare bayihuza n'amafaranga yawe, noneho we igihe ubishakiye ya mibare ukayibyaza amafaranga. Ubyibaze nawe, ni mu nyungu zande ibyo byose bikorwa? Ibaze yuko nanjye ibintu byinshi nandika burya mfata kimwe mwita stylo cyangwa se ikaramu, aruko ngiye gusinya ku byo nanditse gusa igihe bibaye ngombwa, ariko ibindi niganya abandi nkoresha mudasobwa. Iri hinduka ry'isi kandi ryihuta gutya ryaba rigize aho rihuriye n'abantu bayiyoboye. Mu by'ukuri ninde uyoboye isi? Illuminati, indi miryango y'ibanga, amadini, umuryango w'abibumbye, banki y'isi, FIFA, Bill Gates, Jeff Bezos? Hari n'uwambwiye ngo niba bose nta wiyoboye ubwo ni Usain Bolt. Narasetse. Usain Bolt yaciye uduhigo twinshi two kwiruka kuri uyu mubumbe nta uramwigereranya. Ninde uyoboye isi? Ni ishyirahamwe ry'ibigo by'ikoranabuhanga ku isi? Ni Imana cyangwa ni Satani? Mu by'ukuri ninde ugena ibintu bikwiye kubaho kuri uyu mubumbe wacu n'ugena ibidakwiye kubaho? Ubushakashatsi bwagaragaje yuko mu Bufaransa umuntu umwe muri 5 yizera yuko umuryango w'ibanga wa Illuminati ariwo ushingirwaho amabwiriza yose isi igenderaho. Kugeza ubu ngubu nanone 16% by'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo barumva neza yuko ibitero bya 11 Nzeri 2001 byashegesha Amerika ari ibintu byabaye ku mpanuka gusa. Iri janisha rya 16% ryumva yuko byakozwe ari umugambi munini wateguwe n'incurabwenge kandi zari zifite ngicyo zigambiriye. Nakongera nkakubaza ngo none se koko ubwo ni bande bayobora isi? Hari igitabo cyitwa The Global Polity, Global Dimension of Democracy and the Rule of Law. Iki gitabo kibaza ibibazo bikurikira ngo kuki hari ibyemezo usanga bifatwa ku rwego rw'isi bigahurirwaho n'ikiremwe muntu cyose? Bigenda gute kugira ngo gahunda runaka ituruke mu cyerekezo kimwe cy'abantu bihinduke itegeko cyangwa ibwiriza ry'isi yose? Ni gute ibihugu byose byo ku isi bihuza umurongo w'imikorere kandi cyarimwe? Naho volume ya mbere y'igitabo cyitwa Legal Culture in the Age of Globalization, Latin America, Latin Europe, kivuga yuko niba bizwi neza yuko hari ibyemezo bifatwa muri politike
mu bukungu, mu iyobokamana na politike z'amafaranga. Ubwo ni ukuvuga yuko byanze bikunze hari umuntu cyangwa se abantu cyangwa itsinda ry'abantu baba bategetse yuko izo politike zigomba gushyirwaho hanyuma zigahita zijyaho. Niba rero koko abo bantu bategeka ko hashyirwaho politike ihuriweho, ni ukuvuga yuko nyinshi muri politike zihuriweho mu isi ziba zifite akamaro kenshi ku itsinda rito ry'abantu bategetse yuko iyo politike cyangwa iyo mikorere ijyaho. Abo bantu rero noneho ni bande? Lawrence Friedman hamwe na Rogelio Perez bo bavuga yuko hakorwa icyo bise ngo governance without government. N'abari muri kaminuza ya Harvard bavuga yuko abategeka isi bayitegeka ariko mu by'ukuri batagaragaza inzego ziyobora isi mu by'ukuri. Ni nk'uko bakubwira ngo igihugu runaka kiyobowe neza ndetse nta kintu na kimwe kitari ku murongo, ariko nyamara badashobora kukwereka ngo perezida n'uyu nguyu ukuriye abandi n'abaminisitiri bamwungirije n'abangaba, inteko ishinga amategeko, izindi nzego z'ubutabera n'ibindi binyuranye. Gusa ukabona umuryango cyangwa igihugu runaka kiri ku murongo, ibigomba gukorwa byose birakorwa. Aha rero havuka iyobera ryo kwibaza impamvu abayoboye isi badashaka noneho kwigaragaza ngo bajye ahabona. Gusa ngo ibyo ari byo byose barahari. Reka nongere mbaze ngo ni bande? Hari icyitwa cryptocracy, ubutegetsi bwo mu ibanga, bwitwa nanone invisible government cyangwa se gouvernement invisible, cyangwa nanone shadow government, ubutegetsi bukorera mu mwijima. Bugizwe n'imiryango y'ibanga yashyizeho imirongo migari iteganya uko isi igomba kuyoborwa mu buryo bunyuranye kandi mu gihe gitandukanye, n'uko ikiremwa muntu gikwiye kwitwara no kubaho. Hanyuma abandi twese tugakurikira iyo mirongo migari. Aba bose babikoresha imbaraga z'amafaranga zikabafasha gucengera muri politike y'isi yose no gucengera muri biriya bitwaro mwumva bitinyitse cyane bakoresheje ijambo ryabo gusa. Ni imiryango 11. Ubanza muri iyo ngiyo ni banki y'isi. Uyu ni umuterankunga w'icyitwa igikorwa cy'iterambere n'amavugurura yari yo yose aba kuri iyi si dutuyeho. Ikintu cyose uzi ko kigeze gukorwa cyangwa gikozwe cyangwa kizakorwa mu nyungu z'abatuye umubumbe benshi, banki y'isi bifitemo akaboko. Ni ikusanyirizo ry'ubutunzi ku isi yose. Bivuga yuko ubutunzi bwose bizwaho buherereye. Umuryango wa kabiri ni aba Freemasons cyangwa se les francs-maçonnerie. Abangaba bafite ikirango kirati iciyeho imirongo graduation n'agacaruziga. Igisobanuro ni kimwe: nta wemerewe kurenga imirongo yashyizweho, n'ibyo nta bindi. Imbaraga, ubukungu n'amabwiriza munsi y'ibiganza byabo. Aba gatatu ni intelligence agencies, inzego z'ubutasi. Aha unyumve neza, ntabwo ari buri gihugu cyose gikenerwa kugira ngo urwego rwacyo rw'ubutasi rukoreshwe muri aka kazi. Amakuru akenewe mu nzego z'ubutasi ntabwo arakusanywa n'ibihugu byose. Ntuzanabirote. Ibigo bikomeye by'ubutasi ku isi birazwi kandi nyine ni bike. Ibi ngibi bikora ubutasi mu bihugu bijyabo, bikanakora ubutasi ahasigaye hose. Aya niyo makuru akenewe nawe wibora isi mu buryo tutazi. Ibindi bisigaye ni amakuru gusa ashobora kwifashishwa n'inzego z'imbere mu bihugu, atagize icyo yongera cyane kuri ya miryango y'ibanga iyobora isi muri rusange. Abakane ni ibyiswe think tanks. Think tanks baradutekerereza koko. Ni amahuriro y'ibigo by'ubushakashatsi bikora inyigo ku hazaza h'imico y'abantu, amafaranga, ubukungu, imiti n'ubuvuzi, politiki igenderwaho, kumenya igisirikare gikenewe, tekinoloji ya ngombwa n'ibindi byinshi biza ari banze mu iterambere ry'abantu ku mubumbe. Ibyinshi muri ibi bigo cyangwa se ahubwo hafi ya byose ntabwo byegamiye kuri leta, kandi bikoresha za triliyoni z'amadolari mu ngengo y'imari ya buri mwaka. Aba nibo bareba icyakongerwa mu mibereho y'ikiremwa muntu cyangwa icyakurwamo kitakiri ngombwa. Aba gatanu ni abiswe organized jury. Aba nta nubwo inyandiko zabo zishobora kujya mu ndimi dushobora gusoma twese, kuko bakoresha ikiyahudi gusa, kandi basabwa gukoresha amagambo ya kera y'ikiyahudi adashobora gusomwa n'abantu bose nubwo baba ari abayahudi nyine. Rubanda ruto mubazi ikiyahudi gisanzwe ntabwo bashobora kuvumbura inyandiko zabo. Uyu ni umuryango ushingiye ku cyitwa The Protocols of the Meetings of the Redeemed Elders of Zion, amasezerano y'inama y'abakuru kurusha abandi muri Zion. Nubwa mbere wumvise iri jambo tuzabagarukaho. Ni incabwenge z'abayahudi bazi neza uko isi igomba kuba ibayeho uyu munsi n'ejo hazaza. Icyo bavuze leta zisigaye zirakurikira. Aba gatandatu ni Vatican. Kenshi ntabwo abakristo cyane cyane Gatolika bakunda ko iri zina Vatican rishyirwa mu mirongo y'imiryango y'ibanga iyoboye isi. Nyamara ubuturo bwa Papa, iyo ngoro y'umukurambere Petero, icyicaro cy'Imana ku isi, ahatahura umuriro wa Kristo n'umukozi w'Imana kurusha abandi, Papa,
ahangaha ngo ni uruganda rw'ibitekerezo by'amabanga akomeye cyane ayoboye uyu mubumbe dutuye none ahangaha, kandi byose bikorwa mu bwiru butangaje. Aba ni abagatandatu mu miryango iyoboye iyi si mu buryo bw'umwijima. Aba karindwi n'indi miryango isigaye y'ibanga ihurije hamwe amahame n'imigambi yo guhitamo ko twebwe rubanda rugufi tugomba kubaho. Aba ni abahanga cyane, barimo imiryango nka za Illuminati n'amashami ayishamikiyeho ashingiye ku nshabwenge zitwa elite. Akorana na za kaminuza zikomeye cyane ku isi zirimo nka Yale University, Harvard University, Cambridge, Oxford, The Pitti Club, Vandermonde, Conservatoire National des Arts et Métiers mu Bufaransa, University of Toronto, Trinity University, University of Cambridge, University of British Columbia n'andi menshi cyane ntashobora kurondora. Ndetse ahangaha banongeraho amashuri makuru ya gisirikare yigisha iby'ubuhanga cyane nka Virginia Military Institute, Australian Defense Force Academy n'andi menshi. Muri iyi miryango itoranya aba elite kurusha abandi, ngo ari naho hazamo amatsinda y'abashoramari bakomeye bagurishiriza imari zabo kuri internet, abayobozi bakaze bijambo rikomeye kurusha abandi n'igitinyiro mu isi, ariko nyine bose ngo ikiganza cyabo kiba ari gitoya muri ubu butegetsi. Benshi ngusanga nabo icyo bakora ari ukwakira amabwiriza bakageza ku bagomba kuyagezwaho rubanda rugufi. Nka kwa kundi mu kiliziya bagira bati mwakira ijambo ry'Imana, natwe twese tuti turishimiye Imana. Aba munani, umuryango w'abayezuiti, les Jésuites. Indwanyi z'impinduramatwara mu butegetsi n'iyobokamana. Inyandiko nyinshi zibagerekaho intambara zamaze ibinyejana bitanu zihanganishije abongereza n'abafaransa uhereye mu kinyejana cya 14 kugera mu cya 18. Izi ntambara zirimo yamamaye cyane yiswe Guerre de Cent Ans cyangwa se intambara y'imyaka ijana yabaye hagati y'ikinyejana cya 14 n'icya 15. Nimwe mu ntambara zarambye cyane kuri uyu mubumbe. Ndetse muzihuza ibihugu n'ibindi, iyi niyo ntambara yaciye agahigo ko kuba intambara ndende hagati y'igihugu n'ikindi. Abayezuiti bashyize mu bikorwa umugambi wabo w'impinduramatwara y'Ubufaransa, bahindura imikorere y'inganda zo mu kinyejana cya 17 mu Burayi, banagira ngo uruhare rugaragara mu ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeye kugeza ubu. N'abanyamafaranga kandi bafite imbaraga cyane mu iyobokamana. Ndetse Papa Francis wa mbere uyobora Kiliziya Gatolika uyu munsi yakuriye mu muryango w'abayezuiti. Yayoboye uyu muryango imyaka myinshi igihe yari akiri musenyeri archiepiscopi wa Buenos Aires muri Argentine iwabo aho avuka. Kwanza niwe mupapa wa mbere wicaye muri iriya nyubako ya papa ari umuyezuiti. Uyu ni umwe mu miryango ikomeye cyane 11 ihitamo uko ikiremwa muntu tugomba kubaho. Abacyenda ni moneyed interests. Iri ni izina ry'itazirano gusa koko bakunda amafaranga nk'uko izina ryabo ribivuga kandi baranayacunga cyane. Ariko ubundi babita corruptocracy cyangwa se nanone plutocracy. Nandi mahuriro y'ibigo bifite aho bihuriye no kugenzura amafaranga ku isi, bya bigo bya za leta cyangwa se ibigo byigenga bikora muri gahunda zo kwegeranya amafaranga no kuyashakisha. Bimwe birimo ibigo by'ishoramari ndetse na za banke byose bikorana na World Bank. Ibi ngibi birimo na bya bigo bicuruza amafaranga ku mihanda mu kuvunja no kuvunjisha. Aba 10 ni abiswe globalist elites, les élites globalistes. Ubundi abangaba nibo bashingirwaho icyitwa the New World Order cyangwa se gahunda nshya y'isi. Globalist Order ni ikiryango kinini cyane kirimo abo tuzi bitwa ko ari inshabwenge, abahanga umubumbe ufite mu mibare, mu bugenge, mu buvumbuzi, mu bucuruzi n'ahandi hasigaye. Aba rero ngo n'ubundi basanga muri ya miryango twavuze haruguru, kuko buri muryango ugomba kugira inshabwenge ziwugenga kandi zimenya amahame agezweho cyangwa agomba kugerwaho. Aba bahanga nibo batekerereza ya miryango yose twavuze haruguru, bakanafatira ibyemezo muri kiriya cyiswe global elite. Aba 11 ni abitwa supranational organizations, les organisations supranationales. Ibi twabyita nk'imiryango mpuzamahanga. Nyinshi muri iyi ngiyi ihuriweho na za guverinoma, hano hatangirwa amabwiriza y'uburyo ibihugu bigomba kugenza za politike zabyo n'uburyo ibice cyangwa se uturere bikwiye kwigabanyamo ku nyungu runaka kugira ngo isi ihurizwe hamwe ibe umudugudu nk'uko politike yabyo imeze. African Union, Arab League, umuryango w'ibihugu by'Abarabu, European Union, Transitional Organization, Pacific Union, n'imiryango myinshi mujya mwumva mu nama mpuzamahanga zitumira ibihugu n'abategetsi hagamijwe kwiga ibintu runaka twebwe abaturage tuzashyira mu bikorwa mu gihe gito kizaba gikurikiyeho. Iyo havuzwe gusukura amazi ya Nili, yewe wo mu Rwanda mbikora nk'uko umuturage wo mu Misiri agomba kubikora, kandi ni mu ntera y'ibirometero birenga 5200. Iyi miryango ya supranational organizations yoroshya cyane akazi ka New World Order, kuko gutegekerwa hamwe biba ari umunyuzo ku baturage b'umugabane runaka cyangwa se b'igice runaka. Bagakora ibintu bimwe, biyemeza guhuza amabwiriza y'umuco, ahadutse ikintu tukagikurikiza twese.
uyu munsi nutekereza urasanga ubumenyi wowe ufite kuri COVID-19 uri hano mu Rwanda bungana n'ubwo umuturage wo muri Nicaragua afite, bunangana nanone n'ubwo umusirimu wo muri Vancouver muri Canada afite. Impamvu nta yindi nuko urwego ruduhuza twese mu kugira ubumenyi kuri COVID-19 ari OMS, umuryango byumvikanyweho yuko ari uw'isi yose mu guhuza ubuzima. Ibindi biva ku ruhande bazakubwira ko ari ibihuha, kandi koko dutegetswe kubifata nk'ibihuha. Imigambi migari ihuriza abantu hamwe nka mondialisation, acculturation na globalisation ni umupango w'abantu runaka bazi impamvu yabyo byanze bikunze. Gahunda yo kubungabunga ikirere tubyitabire twese, gahunda yo gutekesha gaze twirinda itwikwa ry'amashyamba n'iyangirika ryayo ni byiza cyane kandi tubishyigikire. Gahunda zo kudatwara amafaranga mu makofi no gupakira ibikapu ntabwo ari ibintu byiza, tubirwanye n'ingenzi. Ariko se ninde wabitegekeye icyarimwe ngo umubumbe wose ubikurikize? Ku nyungu zande? Kudufasha guhaha mu buryo bworoshye bw'ikoranabuhanga cyangwa kugenzura ubutunzi bw'abantu benshi ahantu hamwe hazwi? Gahunda nk'izi ngizi isi ihuriyeho ni nyinshi. Hari zo wanavugaho mu bihugu bimwe na bimwe ubutegetsi bukakubwira yuko wakoze ibidakorwa, ariko nyamara hari abantu bayoboye uyu mubumbe byanze bikunze bashinzwe kugenzura uko ubuzima bwacu bugomba kugenda. Reka nkubwire ku bagabo babiri gusa. Umwe yaravuze ngo inyuma za guverinoma zigaragara mu byicaro byazo hari ibindi byicaro by'ubutegetsi bitagaragara neza, ibyo ngibyo ahubwo ni nabyo bishyiraho za guverinoma twebwe tutabasha kugenzura. Ibyo twicara tubizi. Byavuzwe na Theodore Roosevelt wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'1901 n'1909. Undi yaragize ati uko byagenda kose hari bitajya bivugwa bikagirwa ibanga rikomeye, ariko tuzi yuko hari isoko y'ubutegetsi cyangwa se guverinoma y'ibanga itwaza igitugu abaturage ikababwira uko bagomba kubaho. Ifite itegeko rimwe gusa, kubaho mu buryo bwa rusange. Iyo ngiyo iri hejuru y'ubutegetsi bwacu inasumba perezida wacu kure. Ibi byo byavuzwe na John Paul, umushakashatsi wo mu rwego rwo hejuru mu masomo y'ubugenge physique, yabaga no mu nteko ishinga amategeko ya Capitole ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.